hashize imyaka 104 u Rwanda rubonye umupadiri wa mbere w'umunyarwanda. Nyuma y'igihe kinini cyashije ijambo ry'Imana muri Kiliziya Gatolika ryigishwa n'abapadiri bera. Ku itariki 17 Ukwakira 1917 nibwo Kiliziya Gatolika mu Rwanda yabonye abapadiri bayo babiri ba mbere b'abanyarwanda. Abo ni Donatille Biraho wavukaga i Save na Balthazar Gafuku wavukaga i Zaza mu cyahoze ari Kibungo, ubu ni mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'1899 Musenyeri John Joseph Khalifa yaje muri iki gihugu, aho yahise agerageza kugirana umubano n'umwami w'Ibusinga. Khalifa yahawe uburenganzira bwo gushinga za misiyoni za mbere za Gatolika mu Rwanda, aho yahawe uburenganzira bwo kuyishinga i Save, i Zaza na Nyundo. Ubwo hari hagati y'1900 ndetse n'1901. Kiliziya Gatolika yashinzwe bwa mbere mu Rwanda ni Kiliziya y'i Save, nyuma yaje gusimburwa n'iyubatswe n'amategura, nyuma iza gusimburwa n'iyubatswe n'amabati. Kiliziya y'i Save iherereye mu birometero bigera ku 10 uvuye mu mujyi wa Butare werekeza i Kigali. I Save ni umurenge uherereye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Ushaka banavuga ko ari mu majyaruguru y'umujyi wa Butare, ikaba mu burengerazuba bw'akarere ibarizwamo akarere ka Gisagara. Umurenge wa Save ufite ubuso bungana na kilometero kare 41.08. Kiliziya ya Save yashinzwe ku itariki 8 Gashyantare 1900, iyoborwa bwa mbere na Padiri Barad. Abaturage b'i Save bitaga Terebura. Icyo gihe abamisiyoneri bagera mu Rwanda bwa mbere bakiriwe na Marugamba, umuhungu w'igikomangoma Mutijima, nawe akaba umuhungu wa Yuhi Musinga wa kane wari wambaye nk'umwami. Ngo kwakirwa na Marugamba mu mwanya w'umwami byatewe n'uko ari uko abapfumu bari baraguye banga ko umwami yakwiyereka abo banyamahanga ngo bashoboraga kumutera umwaka. Abamisiyoneri bahawe uruhushya rwo kwihitiramo aho batura mu majyepfo y'igihugu nk'uko bari babyifuje, nuko bahitamo agasozi ka Save. Impamvu abamisiyoneri bahawe Save bakayemera ngo zarebye, ya mbere yari ku nyungu z'umwami Yuhi Musinga, indi ikaba yari ku nyungu z'abakoloni. Muri make ngo baraguriranye. Ngo impamvu yatumye Musinga abaho ku gace ka Save ni uko ngo kuva na kera hari harananiranye mu iyobora. Ako gace ngo kabagamo abagabo b'ibinani cyane cyane ngo bahoraga bigomeka ku mwami. Ngo habaga abaturage b'intumva bagahora bahanganye bo ubwabo ndetse n'abayobozi, hagahora intambara z'urudaca. Ngo kubw'ibyo hari harahindutse iciro ry'imigani, aho bagiraga bati urushya nka Save cyangwa wananiranye nka Save. Bityo Musinga ngo akaba yarabonaga ko Abadage bahatuye ngo byamufasha kubahindura. Asanze bifuza mu majyepfo ngo arahabemerera, nawe baba bamushyize igorora. Abadage baje basanga abandi bakoloni barasesekaye muri Afurika, ariko benshi bakaba baragiye bicwa n'abenegihugu cyangwa hakaba imyivumbagatanyo. Ikindi baje bazi ni uko babwiwe amateka y'Abanyarwanda, bari barabwiwe yuko Abanyarwanda ari indwanyi cyane. Ibyo bakabihamirizwa n'Abongereza bakolonije Ubugande mbere y'uko Abadage binjira mu Rwanda. Baje muri icyo gihugu bagahurira na Kigeli Rwabugiri Imbarara, aho yari yagabye igitero ku mwami w'Inkore Ntare wa kane Rwamigereka, akigarurira umurwa mukuru w'ingoma ya Nkore ariwo Mbarara. Rwabugiri rero aho yahahuriye n'Abongereza batambagira icyo gihugu, atangira kugirana ubucuti nabo. Ngo ariko byari nk'ubucakura ahubwo kugira ngo bazamuhe imbunda arusheho kuzengereza amahanga.
byose bikaba byarabaye byose Abadage bataratangira ubukoloni mu Rwanda. Ayo mateka yose y'u Rwanda Abadage baje bayazi, bityo barushaho kugira amakenga akomeye. Niyo mpamvu batse Save ahaherereye ku mbibi z'u Rwanda n'u Burundi, kugira ngo Abanyarwanda nibaramuka bivumbaganyije bakabirukana bazagere ku mbibi bitabagoye ubundi bigendera. Ngo kubaka imishinga n'ibikorwa byabo ku mipaka bikaba byari ukubafasha kuzinifura hakiri kare, bagahungira mu gihugu cya Congo, Burundi, Tanzania ndetse n'Ubugande, dore ko ngo ibindi bihugu nk'u Burundi, Tanzania babyizeragaho umutekano, kereka u Rwanda kubera amateka yarwo bari barabwiwe. Amateka atubwira yuko atari Save yonyine bahisemo kubw'amakenga bari bafite, ahubwo kiliziya zose z'ibanze zubatswe n'Abadage zari ku nkiko z'u Rwanda n'ibindi bihugu, aho twavuga nka Nyundo iri ku nkiko z'u Rwanda na Congo, tukavuga Zaza iri ku nkiko z'u Rwanda na Tanzania, ndetse tutibagiwe na misiyoni z'Abaprotestani nka Zinga iri ku nkiko z'u Rwanda na Tanzania, na misiyoni ya Kirinda iri ku nkiko z'u Rwanda na Congo, ndetse na misiyoni ya Rubengera. Ku itariki ya 13 Gashyantare 1900 nibwo hatangijwe ku mugaragaro misiyoni ya Save, yari ikusanyije igice cyose cy'amajyepfo y'igihugu. Save rero ikaba yaraje no kuba ishingiro rya diyoseze ya Butare. Ba misiyoneri batangiye kubaka bakoresheje ibyatsi. Icyo gihe rero nk'uko twabivuze haruguru, misiyoni ya Save yatangiye iyoborwa bwa mbere na Padiri Barad, abaturage bitaga Terebura. Mu mwaka w'1905 niho bubatse bakoresheje ibikoresho bikomeye. None muri iki gihe kiliziya yitwa iya mbere nisa niyubatswe ku ikubitiro, ko yagiye ihindurwa buke buke bijyanye n'ibihe byari bigezweho. Mu Save hari kiliziya ebyiri, hari yubatswe mu 1905 n'indi yubatswe vuba, kubera ko iya mbere yari imaze kuba ntoya bitewe n'umubare w'abakristo wagendaga wiyongera. Hafi ya kiliziya y'Isave hari ibigo byinshi by'amashuri yisumbuye. Muri ibyo hari urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Benedatita rw'Isave rwa Bene Bikira, hakaba ishuri ryigisha abarimu ry'Isave ry'Abafurere Marisite, ishuri ry'imyuga ry'Isave ry'Abafurere ba Mutagatifu Gabriel, ndetse n'ishuri ry'Ababikira rya Bene Bikira, ndetse n'ibindi bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye, ibigo birenga 12, wongeyeho n'ishami rya Kaminuza Gatolika y'u Rwanda riherereye mu murenge wa Save hafi ya kiliziya ya Save. Ubwayo mateka byatumye ku itariki 8 Gashyantare 2025 Kiliziya Gatolika mu Rwanda yizihiriza yubile y'imyaka 125 Save. Musenyeri Philippe Rukamba wahoze ari umushumba wa diyoseze Gatolika ya Butare, uwo akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru, yavuze ko abamisiyoneri baza mu Rwanda bashatse kubaka kiliziya ya mbere ahitwa Impala, haherereye mu murenge wa Ruhashya mu karere ka Huye, hanyuma bakahareka bagahitamo kuza ku gasozi ka Save. Kari gatuwe cyane, ngo kari agasozi kariho ubutaka bwiza, ngo n'ikimenyimenyi hari insina nziza. Musenyeri yakomeje agira ati, icyo gihe bahaguze amarupiya 5, kandi n'ahandi hantu hose kiliziya yagiye yubaka yabaga yahaguze. Kiliziya icyo gihe yashinzwe na Padiri Alphonse Barad, Abanyarwanda bise Terebura, ari kumwe na Padiri Paul Bartolomea ndetse na Frere Anselme. Padiri Barad cyangwa se Terebura nabo abantu bahereyeho bita abaterebura, abo yigishije akanababatiza aba mbere. Ariko wa gatandatu mutagatifu tariki 12 z'ukwa 4 1903 bari abakristo 26, harimo abahungu 22 n'abakobwa 4. Umukuru wari uri muri bo yari afite imyaka 17. Yakomeje avuga ko ubu kiliziya yishimira imyaka 125 itangirijwe mu Rwanda. Ahabarurwa abakristo 1,4,500 n'ibihumbi 39,628 basengera mu maparuwasi 246, ngo hakaba hari n'abapadiri 1,175, ngo hakaba n'ababikira bangana n'ibihumbi 2,285
1888 n'abandi biyeguriye Imana bagera kuri 456. Musenyeri yakomeje agira ati abamisiyoneri bashinze kiliziya ariko bashinga n'amashuri ndetse n'amavuriro. Mu Rwanda Kiliziya Gatolika imaze gushinga amashuri, amavuriro n'inzu zakira abashaje n'abatishoboye 338 n'ibitaro 9. Si ayo mateka gusa yavuzwe muri iyo yubile y'imyaka 126, ahubwo hatanzwemo n'ibyifuzo. Padiri mukuru wa paruwasi ya Save Medard Kayibambe yagize ati dukora ingendo nyobokamana zitandukanye mu Ruhango, i Kibeho, za Kabuga n'ahandi. Hari ndetse n'ahandi abakristo bacu bajya hatemewe na kiliziya. None turifuza ko abadukurikiye badufasha guhesha agaciro aha hantu. Yakomeje avuga ko Save itafatwa nka paruwasi, ahubwo hafatwa nk'ahantu dukesha ivanjiri bwa mbere mu Rwanda, bityo naho hakazajya hasura. Yakiriwe n'ubuhamya bwa Domitira wa Mariya wavuze mu mwanya w'abakristo b'i Save. Yagize ati i Save dufite ibimenyetso bifatika ndetse n'intangiriro y'ubukristo mu Rwanda, turabibungabunga kugira ngo bitazononekara. Kimwe na Padiri mukuru turifuza ko byamenyekana bikadukururira ubukerarugendo. Yunzemo ati muri ibyo harimo kiliziya ya mbere yubatswe Save, yarasenyutse ariko ubu ngubu uruhanga rwayo rwahinduwe shapeli. Ku mutwe wayo hari ishusho y'umutima mutagatifu wa Yesu, iyi paruwasi yitiriwe. Arongera ati hari ishusho ya Bikira Mariya twasigiwe n'abamisiyoneri n'ishusho ya Mutagatifu Francisco Xavier, umumisiyoneri mukuru. Dufite intanga bacurangagaho mu gitambo cya misa. Dufite iriba rya batisimu, abavutse mbere y'1960 babatirijwe n'irimbi ry'abaterebura, ni ukuvuga abantu bumvise ijambo ry'Imana rikabakora ku mitima, bakavamo abaryigisha, bakubaka ingo za gikristo, bakabyara abiyeguriye Imana. Ubuhamya bwa Domitira bwunganiwe na Narcisse Sengimana utuye i Save. Nawe yagize ati nkurikije uko i Save ariho ubukristo gatolika bwinjiriye mu Rwanda, akaba ariho hatangiye kwamamaza ivanjiri mu Rwanda, hakwiye kubakwa inzu ndangamurage y'Ubukamana, bityo abajya gusura Kibeho bakazajya babanza kuhanyura kuko ariho hadukinguriye amarembo hatuganisha ku Mana. Ibi byose byashimangiwe n'umuyobozi w'akarere ka Gisagara Jerome Rutaburingoga. Yagize ati Save koko ntikwiye kuba paruwasi nk'izindi zisanzwe, twiteguye gufatanya kugira ngo bizagerwe. Save nayo igisurwa na ba mukerarugendo. Yunzemo ati kiliziya ya mbere twemeye umuganda wo kuzayubaka, muzaduha umwanya dufatanye. Ntibikwiye kuba ibya Gisagara cyangwa ibya kiliziya gusa, kandi bikwiye kuba iby'u Rwanda kuko kwamamaza ijambo ry'Imana byatangiriye hano, ntibikwiye gufatwa nk'ibisanzwe. Abagiye i Kibeho, abagiye i Yerusalemu bakwiye guhera hano i Save. Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umushumba wa Diyosezi Gatolika ya Butare, paruwasi ya Save iherereyemo, yavuze ko umushinga wo gutuma Save nk'ahahereye ubukristo mu Rwanda bari kuwuganiraho n'inzego z'ubuyobozi bwa leta. Yagize ati twabiganiriyeho tuvugana ku mushinga w'inzu ndangamurage y'iyogezabutumwa, aho twazakusanyiriza ibikoresho bya kera, hakaba n'ibindi twazagaragaza mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abaza bose bazajye bakura imbaraga za Roho n'ishyaka ryo kogeza inkuru nziza kure yacu. Amateka ya paruwasi ya Save yongeye gushimangirwa na Antoine Cardinal Kambanda, arkipiskopi wa Diyosezi Gatolika ya Kigali, aho yaboneyeho gusaba abakristo kurushaho kwegera Imana bakazirikana abamisiyoneri batangije ubukristo mu Rwanda, aho bagenze ibirometero 7,000 mu nyanja no mu migezi, aho bahuye n'imihengeri. Ku butaka ngo bagenze n'amaguru, bahura n'inyamaswa z'inkazi n'abashakaga kubambura, bararwara, bamwe bagwa no mu nzira. Si ibyo gusa, yakomeje avuga ko Kiliziya Gatolika atari ubukristo gusa ishingiyeho, ahubwo ifite n'ibindi bikorwa by'ubugwaneza ikora. Ibyo bikorwa twavugamo ibya Caritas byo gufasha abakene ndetse n'ibijyanye n'ubutabera n'amahoro. Yasoje ijambo rye abashimira ndetse no kubifuriza yubile nziza. Reka mboneho nanjye kubashimira. Njye twabanye muri iki kiganiro, nitwa Fiki. Bararekeye gukurikira ibiganiro by'ubutaha. Ciao ciao. Wibuke gukora share, wibuke no gukora subscribe, yabundi ukande like, wandike no muri comment ayandi mateka twazaganira. Murakoze. Imana ibarinde.